ukeneye magnesium kugira ngo ubashe kugabanya ibinure byo kunda, ubashe kugabanya ibicece n'umubyibuho w'ahantu hose ku mubiri wawe. Inshuti yanjye, niba udafite magnesium ihagije, umubiri wawe udafite magnesium ihagije, kugabanya ibiro bizagorana. Magnesium rero tuyisanga muri salade, imboga mbisi, kandi kugira ngo ubone magnesium ihagije ugomba byibura kurya salade, imboga z'icyatsi mbisi, byibura ukarya udukombe dutoya 7 twa salade cyangwa se imboga mbisi zidahiye z'icyatsi ku munsi. None inshuti yanjye rero tubwizanye ukuri, ubasha kurya izo salade, izo mboga z'icyatsi mbisi udukombe 7 cyangwa se yenda amashyi 7 ku munsi. Ntabwo magnesium iba mu mboga gusa, muri izo mboga mvuze z'icyatsi gusa, ariko nuko arizo imboga z'icyatsi nizo zikunze kuboneka cyane. Ibindi biba mu magnesium ndaza kubikugezaho ku musozo w'iyi video. Ariko se nanone ni igiki cyerekana ko umubiri wawe cyangwa se n'ayahe masinye ugira iyo nta magnesium ihagije mu mubiri ufite? Mu madayati yose nakoze, cyane cyane muri iyi dayati tugezeho, dayati yo mu cyumweru, nkeka ari icyumweru cya 3 ku bantu twatangiranye, kuko twahereye mu kwiga kurya neza, twiga ibintu bitera umubyibuho, dukurikizaho kuringaniza isukari mu mubiri wacu, kwirinda kuryagagura, aribwo twashyiragamo gukoresha umunyu, gukoresha cloves, gukoresha apple cider vinegar n'ibindi byinshi. Ubu noneho tugeze kuri ya dayati imwe iri serious, kuko dushaka guta ibiro byihuse, ariho hajemo magnesium. Abantu benshi rero mwagiye mumbaza ngo magnesium ni igiki, ngo utayifite abura iki, ngo se utayishyizemo ubiki. Ariko magnesium urayikeneye cyane, kereka niba uzi ko rwose mu biryo byawe wagiye urya mu gihe cyashize, n'ubu ngubu wariye salade, imboga z'icyatsi, salade z'icyatsi mbisi, ukajya ubasha kurya byibura udukombe 7 dutoya tw'izo salade. Ariko rero nimba nanone utaraturiye, urumva ko magnesium ushobora kuba uyibura. Umuntu rero udafite magnesium ihagije mu mubiri, ikintu kibyerekana nuko umusemburo we wa cortisol urazamuka ukajya hejuru. Iyo cortisol izamutse wumva ko ni stress, n'umunaniro ukabije. Nimba umusemburo wa cortisol wazamutse, urumva ko n'umubiri uzagenda ukabyibuha, ya cortisol ikagufasha gukora bya bicece, ibinyenyanza rwose ukabona ufite inda. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikindi cya kabiri nuko iyo magnesium idahagije, umusemburo wa insuline ntago ukora neza. Iyo umusemburo wa insuline udakora neza mu mubiri, bivuze ko rwose udakora neza mu mubiri n'umubyibuho, cyane cyane ugahera ku nda. Ikindi kintu noneho gikabije nuko iyo ubura magnesium, nuko ukunda kubura ibitotsi, ukaryama ntusinzire neza, ukagira anxiety pe. Urumva ko magnesium rero iyo uyibura, uba ufite amahirwe menshi yo kugira ngo ubyibuhe, kandi bigahera hehe ku nda, kuko cortisol akenshi ihera ku nda. Insuline, ufite ikibazo cya insuline, imisemburo ya insuline idakora neza, ihera ku nda. Rero nshuti yanjye, niba rwose uzi ko ku munsi utabasha kurya udukombe dutoya 7 twa salade, tw'imboga mbisi, cyangwa se utaranaturyaga mu minsi yashize, ubwo urahita wirebaho. Niyo mpamvu rwose yatumye nshyira magnesium muri diet turi gukora. Abantu benshi mwagiye mumbaza ngo magnesium, iyo miti, ibyo binini, ni kubera iki diet yajemo ibinini? Hoya, ntago magnesium ari ibinini, ni supplement alimentaire cyangwa se supplement umuntu afata kugira ngo yuzuze ibintu umubiri utabashije gufata. Ariko nanone ubasha kurya izo mboga cyangwa se warabashaga kuzirya, ntago magnesium uyikeneye. Cyane cyane rero
hari abantu baba bafite nk'indwara nka diyabete, abo ngabo magnesium yo mu mubiri wabo iragabanuka. Abo nabo ni ukureba niba hari abo turi kumwe bari gushaka kugabanya ibiro bafite ikibazo cya diyabete, ni ukugenda rwose bakitondera iyo magnesium, bagasobanuza abaganga bakabafasha bakabaha nibakwiriye. Kandi ikindi, ku bantu baba ahantu hakonje, nufata magnesium ntuzibagirwe no gufata ya vitamine D kugira ngo rwose ugire ibintu byose bisabwa muri uru rugendo turimo rwo gukunda umubiri wacu. Nakwemereye gushyira ku musozo w'iyi videwo ibindi bintu wasanga mu magnesium bitari imboga z'icyatsi. Aho rero harimo amagrene, ariko ya magrene ari complete, ubwo harimo nk'amapate, ariko ya mapate yishimye, flocon d'avoine, hakabamo quinoa ku bakunzi ba quinoa, hakabamo umuceri, ariko wa muceri uri complete, wa muceri wijimye. Ntabwo ari aho gusa, wasangamo kandi magnesium, kuko magnesium wayisanga no muri twa tubuto two muri tournesol, ukayisanga kandi muri shokora y'umukara n'imbuto zimwe na zimwe. Nizere ko rero usobanukiwe n'ahantu wakura magnesium, ariko urumva ko aho hantu handi ari ku hantu h'ibiryo bigoranye rwose. Tuvuge ntago wajya uhora urya quinoa buri munsi, burye epinari buri munsi cyangwa se iki. Ariyo mpamvu ari byiza mu gihe uri gukora diet yo kugira ngo ugabanye ibiro, ni byiza gukoresha supplement cyangwa se supplement alimentaire kugira ngo ube sûr neza 100% ko iyo magnesium uri gufata ikwiriye. Nta kintu izo supplement zizagutwara, nta kintu uzaba, ahubwo ni nk'ibiryo uzaba uriye. Kandi iyo umuntu afata izo supplement ntabwo bivuga ko areka kurya ibiryo, urya ibiryo nk'uko wabiryaga, ukarya ibintu bikwiye nk'uko wari ubikwiye, noneho ibyo bindi bikaza byongera kugira ngo niba hari manke wagize, iyo manke igende igabanuke. Rero mu gihe uzaba uri gufata magnesium, numara nk'ibyumweru 2 ufata iyo magnesium, stress izagabanuka, ibitotsi rwose uzasinzira, anxiety wari ufite izagabanuka, noneho usange na insuline na cortisol byagiye bijya ku murongo kubera iyo magnesium yonyine wafashe. Magnesium rero ntago uri buyigurire rwose kwa Mukandori cyangwa se kwa Mukafizi, nta kintu Doroteya ari bugufashe, ntago ari twadufu ashyira mu dushashi avangavanga. Hoya, urajya muri farumasi ahantu bacuruza imiti byemewe n'amategeko, ntago uyigurira ahantu bacuruza imiti ya gakondo. Hoya, urajya ahantu bacuruza imiti. Ndagushimiye rero uyu mwanya wemeye kumpa kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Ikibazo kindi waba ufite kuri magnesium uze kukibaza muri comment, gwijeje ko mpita ngisubiza naho kuri video izakurikiraho. Bizu bizu.